Iyi mbwa yanjye ureba ihagaze amadolari 250. Izi ni za zindi zihiga ibisasu. Umugabo yari asinziriye, umugore yakira message kuri telefone yiwe. Umugore amenye ko umugabo wiwe amuca inyuma. Azi ubwenge, arangije afata nomero y'uwo mukobwa muca inyuma n'umugabo we, arangije arayisiba yandikaho izina rye. Uwamucaga inyuma yitwaga Jane. Gitondo bukeye umugabo yaje kubyuka akira message iva kuri rya habara ryiwe rimwaka amafaranga 200,000. Umugabo yarirukanse, yarangije amubwira umugore we ati ndashaka 200,000 birihutirwa cyane. Umugore yari yamuhaye afite igihunga, arimo arirukanka cyane. Umugabo yarirukanse, arangije ayohereza muri message account nomero zari zanditse za Jane, yahabara ryiwe rya Jane. Nimugoroba yari atuje cyane yibaza niba ya mafaranga yohereje Jane yayabonye. Jane ahita amubwira ngo mpamagara birihutirwa, ahita ajya hanze, ahita ahamagara rya habara ryiwe. Amuhamagaye yumva ijwi ni iry'umugore wiwe. Umugabo akubitwa n'inkuba asubira mu nzu. Umugabo yahise ajya iwabo w'umukobwa ati mumbabarire musabire umukobwa wanyu. Moral of the story: uziri guca inyuma umugabo wawe cyangwa umugore wawe, n'ubundi bitinda azabimenya. Aho kugura inzira ku muntu, uzagure bote uce mu gihuru. Ntacyo bizaba bitwaye kuko nta cyiza cy'abantu. Wari uzi ko abahungu bashobora kwambara ipantaro y'ikoboyi icyumweru cyose, ukwezi kugashira, akambara itise ukwezi kugashira batari bayifura? Bishoboka ko yayambara amezi 2 abona itanduye. Abahungu badashaka abakobwa bamenya. Agace ka 4. Njye wumva nitwa Muhisi Comedy. Tega amatwi wumve iyi nkuru, ariko banza ukande subscribe na comment. Gukina n'amarangamutima y'umuntu nibyo sezerano ushobora gukora zagusiga amahoro ku isi. Inkuru ngiye kukubwira yabaye muri Afurika y'Epfo. Inkuru yabaye muri za 90. Umukobwa bita Pamela aza muri bar asaba icyo kunywa. Umuhungu wamusereviye, umuhungu wamuhaye icyo kunywa yitwaga Leandro. Yari umunyarugwiro asetsa kubi. Hahandi guseriva muganira ukagira ngo mumaze imyaka muziranye. Bakirebana bombi barashimana, barakundana. Rwa rukundo bamwe bita love fight. Rwa rukundo ukunda umuntu aribwo bwa mbere. Umukobwa akunda umusore nyamara atamuzi neza, ariko umukobwa yari umunyamahirwe. Umukobwa utuje, umukobwa ukunda gusenga, ukunda Imana, ukunda n'abantu. Umukobwa muzima utarigeze wishora mu ngeso mbi, kandi noneho ubwa mbere agiye mu rukundo. Umukobwa kuza muri iyo bare yaje yatumiwe n'inshuti ye. Inshuti itinda kuza, undi nawe yaka icyo kunywa. Nyuma y'uwo munsi nyamara umukobwa yakunze kuza aza muri iyo bare. Kuza muri iyo bare nta muntu haza, ariko arukunda wa muhungu ari we aza akurikiye. Alejandro abonye Pamela nawe umutima urahaguruka, atangira gushaka uburyo yamutereta no kuba basangira. Yari umukristo cyane, urumva ko kumustress bitari bworohe, ni buhoro buhoro. Buhoro buhoro batangiye kujya bavugana, nyuma baza no gukundana pe. Hashize igihe kinini bakundana, umunsi umwe umuhungu asaba umukobwa ko yamuraza. Ati no, keretse nyuma y'ubukwe bwacu nibwo nakora ibyo bintu. Umusore bisa nkaho byamurakajemo ukuntu, ariko yihagararaho. Umusore ati ese niba dukundana harabo iki ngo tubane, kingiranwe? Umukobwa nawe mu mutima ati nkumbuye umusore mwiza kwe uzi icyo gukora. Nk'aba basore baba bashaka gutesha abakobwa igihe gusa cyane. Bemeranwa itariki yo kubana vuba cyane. Couple yari imaze gupanga itariki y'ubukwe. Mu gihe bari mu bintu byo gupanga ubukwe, umukobwa kuri ibi bintu, umukobwa yatunguwe nuko nta muntu umuryango w'umusore wahagaragaye. Umukobwa abajije umusore se bimeze bite, umusore aramubwira ati umuryango wanjye nta n'umwe uba hafi aha.
Umugabo umukobwa ati umuryango wanjye wa kure ntabwo nabona amafaranga yo kubatahira kandi nabo barakina ntabwo bayabona. Ubukwe ni imihango isanzwe nk'iyindi, byoroshye cyangwa se ukabikomeza. Abageni bashobora gushyingirwa, bashobora gutumira padiri wenyine nta n'uwundi batumiye kandi ubukwe bugakomeza. Umukobwa rero byaramutangaje ariko ntiyatinda kubyumva. Ubwo umuhungu bose baramwizera yewe banamugirira n'impuhwe kuba agiye kwimariya, yewe nta n'umuryango n'umwe uhari. Habura iminsi ibiri ngo bashyingiranwe nk'umugore n'umugabo, umusore asura umukobwa, asanga umukobwa ari kurira byacitse. Umusore ati sheri ufite ikihe kibazo ko urimo urarira ko utambwiye? Ni igiki kitagenda? Just me. Ndimo ndarezwa n'ibyishimo, ndimo ndarira kubera ntuye n'umugabo w'inzozi zanjye, nyuzwe n'ibyishimo nkubwize ukuri. Kuri sindabasha kumva uburyo mbaye umunyamahirwe ngo bingeze aha. Igihe cyose gishize nubwo bigoye wubashye umwanzuro wanjye, ariko igihe gishize wubashye umwanzuro wanjye, nubwo bigoye bansabye ko ntakuraza nkakubwira ko nabikora, ariko nemeye kumarana nawe ijoro. Mbabarire kuba narabaye selfish, narikunze nkakabya. Ubu noneho ndi uwawe, ubu ndakwizeye. Umusore yaratunguwe cyane ariko nyine nk'umusore. Umukobwa yarishimye iryo joro ritabaho. Ati you came something. Iri joro sinzigera mbyibagirwa. Iri joro sinzigera mbyibagirwa na rimwe mu buzima bwanjye. Bukeye mu gitondo baratandukanye, imyiteguro y'ubukwe nayo irakomeza. Umunsi w'ubukwe ababyeyi b'umukobwa baraza, inshuti ze bose babukereye, bishimiye umunsi mukuru w'umukobwa wabo. Umukobwa wari uri gusa neza neza mu ikanzu y'umweru, we n'umuryango we bajya ku rusengero bategereza umusore gutangira. Barategereza umukwe baramubura. Bamaze kurambirwa buri umwe ari kwisuganya ngo yisubire mu rugo, yakoranaga muri resitora iraza mu bwoba bwinshi, bagize ngo n'icyamubayeho. Inshuti y'umusore n'ubwoba bwinshi nawe n'ikimwaro, Leandro arantumye ngo mbwire Pamela ko yahinduye ibitekerezo atagisezeranye nawe. Ubu mwihanganire ko wabikoze ku munota wanyu, ntabwo byari neza. Umukobwa icyo yakoze, yarunamye akuramo inkweto ariruka koko. Papa we abuza abantu bashatse kumukurikirana ngo bamwirweho bamufate, arababuza. Mumwihorere akanya nkeneye ni ukuba ari wenyine. Yarirutse ariruka, ageze hano niwe atangira kugenda gake, ikanzu yanduye na makiyaje ziri kumaruzwa n'amarira. Umukobwa yareze kuko byambabaje, yarize n'agahinda kenshi, abona ko umunsi ko kugenze ari mubi. Umukobwa akomeje kugenda, imbere ye habonye umusore abona ni icyo cyari kibabaje. Ukeneye inkuru ndende wayanyarukira kuri YouTube channel yanjye. Imyaka yawe 20 ngo urashaka umugabo ufite imodoka kandi so nta n'igare afite, none se muko urabona urusha nyoko ubwenge? Uri ku kiriyo uri kurira, ukabona umutayeri aje yambaye imyenda wamusigiye ngo ayidode. Wakomeza ukarira cyangwa warwana? Mbwira. Gace ka 7. Imana yanyweyemo urubavu ngo ikureme, none ndagukuramo imyenda ngo ndebe uko uteye ukansagarira. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere kirimo gitera imbere muri Afurika. Tega amatwi wumve ibi bintu bizagufasha ahazaza. Icyanyuma kiraba cyagutangaza. Ku masaha 2 kuri YouTube haba hagiyeho content zifite amasaha 1500. Iyo urakaye isura yawe ihinduka umutuku kubera ko umutima upomba amaraso menshi. Naho gukora icyo bita meditation iminota 30 byongera icyo bita ibitekerezo byawe, byongera ubwenge bwawe gufokasinga ku kintu.
naho ibitekerezo bidafite umumaro bigahita bibura. Nuzaza uba wumva warakaye cyane, jya wumva umuziki bizaza bigufata gutuza. Naho niba ufite akamenyero ko guhumbaguza buri kanya ku munsi, uzasaza utakibona. Nta komenti n'imwe iri kuri iyi video cyangwa se idafite uwirakinga. Niba uhari choose one, ubu ni wowe wahisemo. 12 the more. Uba umpaye subscribe wabiki agace ka 8 wahura n'igikabajura banteye babura icyo wiba bakampondagura ngo ninkure amaboko mu mufuka nkore, ngo ubutaha nibaza ngo bazagira icyo bahasanga mugahambirwe. Agace ka 10. Wari uzi ko njyewe iyo nambutse mu mujyi mfite 1000 cyanjye mu mufuka, buri muntu wese mubonamo igisambo, ubwo se wayanjyanye. Nta kintu gikomeye nk'umugore washenjaguye umutima, amara gushenjagura umutima yarangiza umutima we akawubaka wenyine. Icyo gihe nicyo tuvuga ngo umugore arashoboye. Naho niba ushaka kuba wagira urugo rwiza, ugomba kubanza ugashimisha umugore wawe. Ntuzigere na rimwe wigereranya no guceceka k'umugore ngo ubigereranye n'intege nkeya, kubera ko inyanja ishobora kuba icecetse akanya gatoya, mu kanya nk'ako guhumbya umurabyo ukaza ukayobora wa nyanja. Njye gutegura ni Muhizi Comedy. Ikiganiro n'isi n'abantu. Umugore umeze nk'agafuka k'amajyane. Ntuzigera umenya yuko agafuka k'amajyane ikintu kaba kakora, kugeza igihe ka gafuka k'amajyane ugashyiriye mu mazi azahita agahindura ya mazi totally, ahita aba icyayi kandi amazi yasaga umweru. Umubabaro w'umugore utandukanyijwe n'uwo bakundanaga nta na rimwe uzigera ubitandukanya n'ibyishimo azagira mu gihe wa muntu bongeye bagasubirana. Gusa nanone umugabo akunda umugore kuko yamubonye, nanone umugore akunda umugabo ukurikije ibyo uwo mugabo yamubwiye. Iki ni ikiganiro kirekire, igice cya mbere ni kuri YouTube. Mubwire uburyo ki umugore ari agatangaza. Kanda subscribe kuri channel yanjye yitwa Muhizi Comedy. Ndabakunda. Mwibutsa ko ugomba kureba iyi video ikarangira. Niba utankurikirana uhomba byinshi. Niba ukinkurikirana congratulations. Ikindi ni uko imashimira Imana ko nyiriho. Abajeni hano barimo baraducika gake gake. Ubwo rero nawe urabyumva ko ari insazi, nta kintu wanabikoraho. Imana ni ukwisengera ugakiranuka. Imana ni ukwisengera mu gihe uzacomoka ukagenda ibintu ari munange warakiranutse n'abantu, nta muntu ufitanye ikibazo. Ariko uzi gupfa ufitanye n'abantu ibibazo, ubona ukuntu hari gupfa abantu beza hagasigara ibisambo, wari uzi n'abicanyi. Birababaza. Shamani bitewe n'ubukene mfite n'amazina ari kuri momo, urumva ntayabikuza pe, ntayabikuza kabisa. Umusore umwe yaragiye kujya muri interview, ava iwabo azinze ibintu byose, baga amajije kuzitunganya ibintu byose, azi ko arabona akazi. Yararambiwe pressure y'iwabo, bamurambiwe ababwira ngo zimya amatara, ashyira ibintu ku murongo, ashyira inkweto ze zigomba kuba zajya. Yarabirambiwe kandi yarakuze. Hanyuma ageze aho agiye gukora interview, yicaye umusore arindiye ko bamuhamagara. Amatara acacanye ku manywa, abona amazi arimo arameneka ku itiyo, abona hari intebe yafunze inzira. Umusore ntiyatindiganyije, arangije aragenda. Umusore ntiyatindiganyije, yahise agenda byose bikuraho, cyane ko yari abizi iwabo. Arangije aradepoza arataha. Akigenda hanyuma manager ahita amuhamagara ngo nagaruke. Manager arangiza aramubwira ati twarebye byose, uburyo witwaye hari ahantu twarebye, twifuje kuba twaguha akazi, kabone nubwo degree yawe itarenze iz'abandi. Twabonye ufite indangagaciro nziza, twabonye ufite akamenyero keza, ushobora gukina muri company yacu. Bamuhaye akazi bakurikije indangagaciro afite n'akamenyero afite, bakeneye muri company yabo. Maze kumenya neza ibyo ababyeyi be bamutoshe, yahise amenya ko kwiga byonyine bidahagije. Imyitwarire myiza n'akamenyero keza. Imyitwarire myiza igira ikimenyetso cyiza mu myitwarire y'umuntu. Ntuzigere wangiza ubuzima bwawe kubera mu rukundo.
uzumve rimwe na rimwe uri mu rukundo, rimwe na rimwe wishyire mu bintu nawe utakagombye kwikuramo. Urukundo ntabwo ruhoraho iteka, rurashira. Ubwo rero mugabanye imikino. Agace ka 14. Mushiki wanjye anti, abadepite batugambaniye. Ni gute bagiye gushyingira abana ba 18 kandi aba 40 tugihari koko? Aha, ni ukuri ibi bintu ntabwo biba bikwiye. Abana ba 18 amaraso mashya, ahubwo abasaza baratomboye. Gusa umukobwa uri hejuru y'imyaka 25 we biragenda bite? Abana bashyashya, amaraso mashyashya, abana bakirangiza segonderi, umwana afite amafaranga ahita amumanukana. Ahubwo abagore bagiye kuba babiri. Imbaga ziryize afite imwe baryize ihiye koko. Ibi byo birashekeje. Umuntu mugufi asabye umuntu muremure ngo amumanurire ikintu kiri hejuru, nta kibazo rwose. Ariko umuntu muremure iyo ataye ikintu hasi agasaba umugufi ngo amuhereze ikintu ataye hasi, umugufi abifata nk'agasuzuguro. Kubera iki? Ibintu wamenya ku kiremwa muntu. Mu mateka y'isi nta muntu n'umwe wigeze basaba ngo aceceke, cyangwa arimo arasakuza, cyangwa arimo aratera induru cyangwa se yarakaye ngo abikore ako kanya bimubwiye. Ahubwo umera nk'aho wongejemo umuriro muri esanse. Umuryango umwe ushobora kurya ibiryo bya mu gitondo ndetse hagashira iminsi ndetse n'igihe, ariko bahindura gatoya bakarya ibiryo bimwe n'ibyo bariye saa sita bisa n'ibya nijoro, ariko bikaba ikibazo. Mu gihe umuntu utakubuza agututse cyane n'ubyitaho urabyihorera, ariko cyane ko nta n'umumaro biba bifite. Ariko mu gihe umuntu atakuzi agushimagije, ibyo bintu bijye ubiha agaciro. Abantu bambara amarineti akenshi cyane baba ari abahanga, ari abanyabwenge. Byandike muri komenti cyane niba mbeshya unyomoze. Abana batoya bishimira ko ikintu babaguriye cyabahenze bakabiratira abandi. Gusa abantu bakuru bishimira ko ikintu bakiguze ku mafaranga makeya. Niba utankurikirana uhomba byinshi. Niba unkurikirana congratulations. Mwerekera kuri channel yanjye bita Muhisi Comedy kandi subscribe, ndabakunda. Agace ka 15. Iyo ubyuka mu gitondo jya ubwira Imana ngo Mana ndabyutse, ngushyize imbere uyu munsi mushya, nkora ubushake bwawe. Kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, nubivuga ubikuye ku mutima koko, uzabona ukuntu ubuzima bwawe buhinduka. Icyo wahaye Yesu cyose kiratubuka, kiraguka. Isambaza 2 n'amandazi 5 byahagije abantu barenga 15,000. Icyo uzaha cyose Imana izagitubura. Nujya gufasha abakene uzabishyira imbere y'Imana, izabitubura. Agace ka 15. Ese kubera iki umuntu wese muganiriye uba wumva nta bintu by'umutima mubi afite? Niko isi iteye. None se ubwo ubugome buri hanze aha buvahe? Si muri twe? Ni mugare. Agace ka 16.